igihugu cyacu ni igihugu cy'u Rwanda cyiza gifite amahoro gifite umutekano. Umuntu anashimira cyane abayobozi barangajwe imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Amahoro n'umutekano dufite n'umugisha rero kuba tubafite, kandi tunashimira abantu bitangira umuco akabigira muri abati byibuze umuco reka ubashe kugera aho ugera. Ni byiza ko tumenya ibyo mu mahanga ariko nibyo wacu kabanza tukabicengerwa. Biducengere rero abato tubatoza umuco bakiri batoya bawukurane, dore ko umuco wacu ari agaciro kacu kandi ari icumbi tugomba gucumbikamo, ndetse n'igicumbi cy'umuco ku buryo n'uzaviye mu mahanga bahanga akaza mu Rwanda rwa gihanga bahanga azagenda avuga ubwiza bw'u Kanyarwanda kubera ubuhanga n'umuco n'umurava tugendana mu bumwe mu bwumvikane mu mahoro arambye. Jean Marie Vianney Nyandwi wamubona hehe ku mbuga nkoranyambaga? Ni bisanzwe ushaka kujya kuri YouTube no kwandikamo Nyandwi J-Movie mu dukubo harimo mbasangize, ushaka kubona bimwe mu bisigo byanjye bihatambuka. Kuri Facebook n'ubu naho ni Nyandwi J-Movie 65, Instagram niyo, ndetse no kuri X niyo Nyandwi J-Movie 65. Nimero ya telefone ni 078 44 12 336. Ninjye ni wowe ngo dusigasire umuco nyarwanda binyuze mu bana bato, tubatoza hakiri kare, kandi dukomeze gusigasira umuco wacu tuwucumbikamo kuko ari icumbi tugomba gucumbikamo nk'abanyarwanda twese muri rusange. Kandi uhora akomeze kutugirira neza uko bweje nuko bukeye kuko niwe ugena byose. Namwe mwadukurikiranaga, Imana ibahe umugisha.